umuntu ushaka kwirinda corona yambara agapfukamunwa, agakaraba intoki, agashyiramo intera ya metero. Uranyuma? Nari mu cyumba so nari mvuze ngo nze nkubwire urabona isi yarahindutse, ibihe bimeze nabi, za corona, ibyorezo, ibiki. Natekereje nze nkubwire bana mu mugabane wanjye kabisa uneganyirize. Urashaka ko nguteganyirize? Nk'umubyeyi wanjye uneganyirize kabisa. Urashaka ko nguteganyirize cyane? Hana wanjye rero iyi si nyimazeho iminsi, nyimazeho n'imyaka, ngiye kuguteganyiriza cyane kabisa papa. Ngiye kuguteganyiriza kuri konte yitwa Ubwirinzi. Iyi konte yitwa Ubwirinzi nuyikora neza, ukagenda uyibungabunga neza, ntube nk'abana bana bo hanze aha cyane, izakugeza kure kabisa. Ngiye kuguteganyiriza. Icyambere, iyo umuntu ashaka kuba umugabo yiga gukora. Iyo umuntu ashaka kwirinda uburwayi kugira ngo yirinde malaria, agura supanete. Umuntu ushaka kwirinda sida areka ubusambanyi. Umuntu ushaka kwirinda corona yambara agapfukamunwa, agakaraba intoki, agashyiramo intera ya metero. Uranyuma? Yego papa, ndakumva neza. Umuntu ushaka kuba umukire ku rwego ruri hejuru, abinyangamugayo, akagirirwa na benshi icyizere. Uko ubukire buri mu bantu ntabwo buva mu ijuru, Imana yabushize mu bantu. Nushaka kugira ngo uzagere kure hashoboka, nujya ujya gukora ikintu ntugahubuke. Yego papa, uzajye wirinda guhubuka. Ndakumva. Kandi dore mwana wanjye, iyi konte yitwa Ubwirinzi. Uzirinde sida, ubwo mvuze ngo uzirinde gusamba, wirinde gusamara. Ibi bintu nubyirinda uzagera kure cyane. Iyi konte nguteganyirijeho izakugeza kure nushyira mu mwete wo kubyirinda. Dore ndaguteganyirije. Iyi ni konte irimo byose. None se papa, birarangiye buriya umugabane wanjye urawumaye? Uyu niwo mugabane nguhaye. Ese papa, njye narinzi ngo wenda urama nk'imirima nk'ibiri cyangwa itatu, nanjye nzaba umugabo nk'abandi, nkora amakampani n'amabusiness. No si Bibiliya niyo izabikora? Mwana wanjye, narakwigishije mbikuya. Izi nzu ubona nazubatse nzikuya. Nugira ubwenge bwo gusoma iki gitabo, ntabwo mvuze gusoma inzoga cyangwa gusoma abagore, mubwiye gusoma iki gitabo utagicuritse, kirimo agenda y'amabanga yawe yose, kizakugeza kure. Nose papa, ko mbona abapasiteri bafite amabibiliya babita basega kweto n'ayandi mazina, iyi Bibiliya buri izangeza kuki utamaye n'isambu nimwe ndebe ko nanjye nakwiteza imbere nk'abandi nk'abandi? Urabona ibi byose mfite ndisega kweto, bariya bayisomye bayicuritse. Oya papa, nuyicuri kuzabasega kweto. Narinzi kurama nka sheke, umaye Bibiliya koko? Sheke irimo, imodoka irimo hano papa, njye famu y'inka irimo. Simbyumva nukuri. Bibiliya n'umugore mwiza uzashaka mwana wanjye arimo hano. Shase ndi kubisobanukirwa neza kabisa. Bibiliya nizankorera business byose birimo. Nukuri nanzi kurama nka sheke ya miliyoni 8 cyangwa. Uzirinda biriya nakubwiye. Uranyuma? Ndakumva mubyeyi. Uzirinda biriya nakubwiye. Nurangiza usome iki gitabo na agenda y'ubuzima bwawe bwose. Ikintu uzashaka cyose unyumve. Ndakumva mubyeyi. Icyo uzashaka cyose kirimo. Umugore mwiza arimo hano, ndagutekesheje. Inzu nziza irimo hano. Abana beza uzabyara barimo hano. Iterambere ushaka reka kumbaza amasheke, sheke zirimo hano. Reka nkwizere rero
Kwizeye ntukayicurike. Ntago nzayicurika. Ntuzayisoma uyicuritse. Ni ukuri kabisa. Dore mama wawe n'abakuru bawe n'abandi bose nigishije bari kwiga mu mahanga, barabakuru bawe bari kwiga za Canada yose. Dore nabikuya. Nta kibazo mubyeyi. Ntuzayicurike. Reka nkwizere kuri umubyeyi wanjye. Ntuzayicurike. Kandi amabwiriza umpaye ndagushimiye, nzabikurikiza mubyeyi. Sawa urakoze. Yenda ubike kure kabisa. Ubike kure.